Bakunzi ba Masepa One TV turabasuhuje kandi tubifuriza kugira ibihe byiza hirya no hino aho muherereye. Kandi nanone tunabashimira uburyo mukomeje kudukurikira, uburyo mukomeje gutanga komenti ndetse no kugaragaza ko ibiganiro byacu bibanogera kandi bibageraho mu buryo bukwiriye. Kuko mubizi ubushize dukunda gutumira abatumirwe cyangwa se abatumirwa, biravana n'ijambo ushaka gukoresha, ariko dukunze gutumira abantu batandukanye kugira ngo tuganire kuri topic zitandukanye. Ubushize rero tukaba twari dufite umutumire wacu, akaba umushakashatsi, akaba n'umwanditsi cyangwa se umusesenguzi, reka dukoreshe n'iryo jambo. Akaba rero akunda kwandika agaragaza ibitekerezo bye, akora analyse ku ma evenema atandukanye akomeza kugenda aba muri Congo, kuko mubizi nyine muri iki gihe. Twabasezeranije rero ko tuzongera kandi kumutumira kugira ngo dukomeze tuganire. Ubushize rero twaraganiriye, dukora umwanya mutoya, ikiganiro cyacu rero kikaba mu by'ukuri kwari ukurebera hamwe les causes profondes cyangwa se ibibazo nyabyo bitera umutekano mukeya mu burasirazuba bwa Congo. Kuko mubizi iyi ni imyaka igera kuri 30 uburasirazuba bwa Congo burimo intambara hato na hato, haca imyaka ingahe ariko n'ubundi hakongera hakaba intambara, amagurupe arme ntazashyira. Ibyo byose rero nibyo twita ko mu by'ukuri bifite impamvu, les causes profondes yabyo. Uyu munsi rero twagize umugisha wo kongera kandi kumubona kugira ngo tuganire. Twababwiye ko umutumire wacu yitwa Paul Kabudogo, akaba rero ari umushakashatsi kandi akaba ari n'umusesenguzi w'ibibazo bitandukanye by'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Reka dutangire tumusuhuza. Muraho neza mutumire wacu? Muraho namwe. Mwakoze cyane kwemera ubutumire bwacu kugira ngo mukomeze musobanurire abakunzi ba Masepa One ku bibazo bitandukanye bibaza. Mwakoze cyane kuba mwadutumiye. Iki ni ikiganiro kigira kabiri dukoranye. Icya mbere twavuze n'ubundi ku bijyanye nyine na cause profonde z'intambara zo mu burasirazuba bwa Congo, kuko nari mbivuze. Ngira ngo twazihereye kure cyane igihe cy'abakoroni. Twavuze impamvu ya mbere nyine iva ku bukoroni. Ngira ngo wenda mu ncamake muri iki kiganiro batarakurikiranye icya mbere, ni iki wita cause profonde z'intambara zo muri Congo cyangwa se umutekano mukeya muri Congo? Murakoze. Ubushize twavuze koze, mbese umuzi, ariko wenda dusobanuye umuzi mu kinyamurenge mushobora kuvuga ati wenda ziri profonde, ariko nashatse kuvuga origine aho ziva. Baza baca umugani bakavuga ngo impamvu ingana ururo, ariko kurya ururo iyo uruteye ruramera rukavamo ikindi giti kikaba inganzamarumbu, ariko kandi kururo nyine wateye karanabora, hari igihe kaba katakiriho. Kuri ubu ngubu ikibazo Ababiligi nibo bakibibye, barangije kukibiba, ariko ubu ngubu ndi turi kumwe n'Ababiligi. Ikibazo cyarakuze kigira indi mizi kivamo inganzamarumbu y'ikibazo nyine nyamunini ubu ngubu turi ko dufesinga.
niba tuvuze umuzi aho gikomoka ariko ubu ngubu sinavuga kabisa ko cyane cyane nabo barimwe ariko ko ari bo ubu duhanganye noneho ibo bazanye politike bazaba ngo dedivize pour enye gucamo kugira ngo ubashe kuyobora cyane cyane ko muri basogokuru aribo bantu bari basa n'abafite opposition bari bishoboye nta nkunga y'umuzungu bari bahari ni nk'abo bari abarevolutionnaire icyo gihe nyine muri ako gace bari barimo icya kabiri ni uko abazungu nyine abo babirigi baje bafite image mbi y'umuntu muri rusange umututsi ku mibanire bari bikurikiranye n'imibanire bari bagiranye no mu Rwanda sinzi nimba yari myiza se cyangwa yari mibi ariko bumvaga ko u Rwanda rusa nkaho abatutsi bari basa nkaho ari abantu les enfants b'abadage kuri ibyo nyine noneho yubo bakaba banzi b'abadage bambutse baje iwacu bageze iwacu urwo rwango baruzanye ariko urwo rwango bazanye rwasanze navuga ifumbire maze rurabira noneho reka tuvuge noneho uko ikibazo cyagiye gikura noneho iyo ifumbire ryasanze iyo mwumva amazina nkariya ya za biroze bishambuke umuvuma ko ni revolution ariko n'iryo zina ryonyine rivuga uko bimeze ati bisenyuke aho biba bisobanuye ko hari abantu basufura n'akantu k'ishari kabamunze kabuze ati dusenyere n'uriya ni nka cya kintu kiba muri bibiliya kimwe umwe rubanza Salomoni yaciriye abagore babiri umwe nyiri mwana n'utari nyiri mwana we bagashaka ngo bamubure bombi habaho ibyo by'amashariho ni byinshi bigenda biba no muri biriya kandi dusoma ukuntu Kayini yishe mwene se Abeli kubera kuko yabonye ko yamurushije amanota n'iwacu noneho muri espace twari dutuyemo bamwe bagaragara ko aribo bafite abandi bagaragara ko bakenye ako kantu karaje mu mitima ariko ntikashotse ka eklata nta n'inzira kari gafite ariko abo bazungu basa n'abagaciriye inzira noneho rwa rwango rurakura noneho kugira ngo bitangire ikintu ahantu hatari ikibazo kugira ngo bitangire rero hagiye haba ikintu boza bita inyendamuvano nyine gushakisha impamvu rero kubera kuko zitaba zihari zicara zihinduka ni nka kujya kwa Nyakamvutabi uno munsi niyi ejo bundi niyindi batangiye bavuga ati okay baratunena birashira bati ntidushakana noneho baza kubisubiramo bonyine bakavuga ati natwe tubyara abakobwa kubera iki tugomba gushavuzwa nuko icya kabiri bakaza gusanga nta n'itegeko ryari ribuza gushakana ahubwo imico iyo idahuye cyangwa n'ubukungu iyo budahuye biragora kurya za mariage ni nka nimero zaho uri zigenda zigaragaza nyine nimero ubu ngubu jewe ndi umututsi 100% nta n'intuze ariko uno munsi sino kwamba ni karakaza ngo nama ngenda nje ngo ngiye gushaka umukobwa w'umuntu w'ikirenga w'ikirenga mu rwego rwo hejuru w'umututsi kazi w'umukire wa cyane urumva kurya amaboko ataresha ntaramukanye noneho kurya nawe no gushaka uzubanza ukareba mu mico yawe ugasaba kandi ukareba no mu muco umucamo wawe iyo ubonye nyine utabishoboye wenyine ugenda wishakira nimero uko nukuri iyo niyo mpamvu ntabwo habaye kunenana
abafurero batunze inka bashatse abanyamurenge cyane. donc nta tegeko kabisa mu byo nabajije nta na hamwe byari bivuze ngo ntugashaka umufurero ntugashaka umubembe ngo kirazira gutya na gutya oya ni situation environnement yonyine situation yonyine hari ibyizi creya nk'amategeko noneho iyo nayo ntabwo yari ifatika ni circonstances zibikora nta tegeko ryari rihari ribuza barasaba bagahindura za ntuze ati barakundana ngo batwangira ko dukundana ngo barapendanaka ibyo byarahabaye nabyo birasubira ibyo gukundana ni setine valeur ahubwo no mu makanisa barigisha ngo dukundane ni gute byahindutse icyaha kandi nabo ntabawujije gukundana gukundana ahubwo iyo baje kuvuga ati barangana bantu bagira urwango ariko ngo barakundana ngo kibaye iki zigasubira zigahindura ati muza mukumbura u Rwanda mugira nostalgie du Rwanda muza nturi mu mutima wanje kurambwira ngo ntekereze ibi ngibi nostalgie du Rwanda gute iyo nyine nayo ikabanza ikagenda ikamara igihe wazuhura n'umwana wahura n'agakecuru ngo nyimura pinda ka Rwanda ngo nyimura akarongo ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo nabyo birahinduka haza teori ya empire hima tutsi watekereza reba nk'umwungeri utazi n'aho imipaka iba utanazi n'igihugu ciba aho kigarukira umwungeri wavukiye iri haruguru mu misozi ntazi gusoma na a ntazi gusoma na b ntazi n'icyo bisobanuye iyo hima iwe nawe wenyine ntazi niba uko yokwidefinisa ngo niyo watekereje ngo akore empire urumva ko icyo nacyo kidafatika urabizi situation y'abantu b'iwacu donc amateori birasura kandi biza ngo noneho ngo ni amatariki mwajeho ngo mwaje mudusanga kandi noneho muri constitution bivuga n'umuntu waje umuntu itumwe ubura cyangwa ihe baje gusinya uwo ni umukongomani ni ukuvuga ngo bagasinya amaze umuntu itumwe yageze muri Kongo icyaje kuba Kongo uwo n'umukongomani 100%. Icyo nacyo kigifatika kandi bakigendeyeho igihe kinini ariko ubu ngubu ndagira ngo wenda bamwe bamaze kubyumva kuko noneho n'abazungu basigaye bavuga ati no byanze bikunze imipaka ntabwo yubahirije amoko yari ahari yakase imipaka nyine ititaye kuri ibyo noneho haza iyindi teori ngo nta mututsi uba muri Kongo haza n'izindi teori zivuga ngo balkanization uribuka noneho ko kugira ngo ngende vuba biraruha bigera ngo commune Minembwe tugiye kwishira kuri Brouette tuyitware mu Rwanda urumva nawe ibintu impossible noneho hazaho n'ibindi nabyo byo kuvuga ngo bari bakavuga ngo abatutsi bishe 1,012,000 z'ababantu ubu ndetse niyo yari ihari ibyo byose ntibigira intuze mbese ni ukwimagina ariko bifite iyi danger cyane ibi byose barabivuga gutyo bakabyandika bamara kubyandika bigasigara muri archive nta bibinyomoza bihari noneho twebwe ejo n'ejo bundi tuzoba twashaje abana bacu bazoja gukora ubushakashatsi nizo za archive nizo bazosoma ni ukuvuga ngo izo nizo source bazoba bafite bazobaga bagire ngo nuko nyine niko kuri bandika ibitabo bavuga ati basogokuru bakosha ibi n'ibi bapfukame ndetse mbese babiryozwe kandi atari ko byari bimeze uko ni ukuri urumva noneho rero ibyo bibazo nyine bigendaga noneho bizasura kandi ikindi kintu cyabagariye ntuze urwo rwango attitude yacu natwe dufitemo amakosa biriya usanga abantu bavuga ngo ntacyo bazodutwara iriya ni imyifatire itari myiza
ni imyifatire itari myiza. Ikintu ngo ihene wanga kuyigarura ikiri hafi bwira ugahebeba nkayo. Gusuzugura utuntu tubigitangira none dore byatumazeho. Iwe ndiyo tuja kumenya tukabirwanya hakiri kare. Hari ukuntu biba byararangiye wenda icyo gihe keranye. Noneho rero ikibazo rero aho kigeze ubu ngubu ni kinini, cyarakuze, none kiri no muri Kongo gusa cyaratandukiriye. Mu Rwanda niho cyari kirahasanzwe kuriya kiriya kibazo cya jenoside yakorewe mu Rwanda nimwe n'iriya y'iwacu biravukana. Rero ni nimwe gusa ni prolongation yayo, ni nimwe yari yabaye mu Burundi, nimwe ni suite zose ni imwe ziravukana, nimba zitandukanye kuko zibera ku materitwari atandukanye, ariko ubundi principe yazo na koze yazo ni imwe. Aho uvuga ngo kimaze gukura ubu ngubu za sensibilisation urabona ukuntu za Tanzania zitabiriye ziza kugira intuze n'ibindi bihugu byose. Tekerezaho umunyakameruni nk'abari aba Charles Onana baje kwandika amateori hejuru y'abanyamurenge ntaranabona umunyamurenge, akandika amateori ngo onoyo kuvuga gusa ngo kora defanda les bantu. Urumva ko ikibazo kimaze cyabaye inganzamarungu kirarenze. Rero ngibyo noneho ibibazo tugomba guhangana nabyo naho kigeze. uvuze ibintu byinshi kandi mu by'ukuri byose nemera by'ingenzi. Reka dusubire kuri iki kibazo cy'ubukoroni mbere y'uko nza kukubaza ikijanye n'ibi nyine wari ukomojeho bya Empire Himatutsi. Ikibazo cyo ibihugu byose byagiye bikolonizwa n'Ububirigi bibamwe amacakubiri ashingiye ku moko, ubwo nyine ndavuga muri Kongo, mu Burundi no mu Rwanda. Ariko ibindi bihugu nka Tanzania bitakolonijwe n'Ababirigi nka Uganda nabo bagira amoko, nka Kenya bagiramo amoko atandukanye, ariko ibibazo byabo ntabwo ibibazo by'amoko usanga hari umwiryane hagati y'amoko. Nkawe nk'umushakashatsi uza ubona biterwa n'iki ko muri ibi bihugu nabo bafite amoko ariko batayagenderaho cyane nk'uko bimeze muri ibi bihugu bindi byakolonijwe n'aba Babirigi? Urumva icyo cyo kiroroshe kugisubiza kandi kiri simple. Ububirigi umuntu azatanga icyo afite. Ububirigi rero mu Bubirigi politike yabo ni exactement nukunguko haba amoko abiri, les Flamands et les Wallons. Ese mu mateka ngira ngo bigeze kugirana amakonflit, bananirwa gutegekana, biba ngombwa ko baja ngo kuzana umwami uvuye ahandi. Menya biriya bikomangoma byabo bikomoka ahandi. Ayo mateka nanje urumva rero ibyo nanje nzabyumva rero waruvuze navuze ati ko nzambyumva nanje, ariko wakomeza. Noneho urumva rero niyo systeme abagiye bakoloniza bose bagaza bazana systeme ziwabo. Abongereza kuba bari bafite ari empire nini cyane, donc bashaka uko ibintu byabo bigenda neza kuko bagiye kuri ibyo by'amoko, bayoboye ahantu hanini harenze ubwoko bwabo, ntiboroha babasha bazanye ibyo ngibyo ntibongera, ariko bize systeme nyine bayoboresha isi yose. n'ubu ngubu urabona ko ari bo bayifite. bayoboresha ubundi buryo kandi babasuple, babona ibintu ko birahinduka bakajana nabyo. Urakoze cyane. nyine wa mugani umuntu wese yaza atanga icyo afite, ntawe uzi utanga icyo adafite. Hanyuma
wari ukomeje n'ubundi kuri iki kintu cya Empire Himatutsi cyamaze cyarahimbwe ariko ubu nyine kirasa naho ari nk'ukuri kuri aho ngaho ujanishije nyine n'ukuntu cakiriwe n'abantu benshi kandi benshi nyine basa naho bemera ko ari nk'ukuri. Ikibazo canje kirabaza ngo ese ni bande bahinze iki kinyoma? Ni abakongomani, ni abanyarwanda, ni ababirigi, kugira ngo gikwire isi yose ubu nk'aho kigeze wari uvuze muri za Cameroon aho bashareronana nabo barimo badefanda koze ngo z'ababantu biriya bihugu byo muri Afurika y'Amajepfo nyine ibi bya sadeke nabyo ako ka ideoloji karimo. Iki kintu cyahimbwe n'abandi uko caje ngira ngo cyatangiriye nko muri Congo de manière timide gitangira imboni histoire ndende gitangira Congo yabonye independance idafite abakadre intellectuel noneho abantu bagapfa kubagenda nyine bakikubita hariya ngo ariko arayobora ni nazo consequence n'ubu igifite noneho bukeye abakoroni bagiye nyine niba ari abakoroni bagiye basiga amaproje hari amaproje akomeye nka proje Inga ni proje nini kabisa ndango ni barrage mu rwego rw'isi ishobora kuba ari iya mbere se cyangwa wenda yoba nk'iya kabiri. Urumva umuntu utarize ngo ayije mu mutwe ayijere biragoye birumvikana. Noneho igihe rero Mobutu yari muri bigenze gute baramubwiye ati hari umuntu ubishoboye unayikoramo yari Bisengimana. Bisengimana Rwema niwe umuntu wa mbere winjiye muri faculté ya Polytechnique Kinshasa. Icyo gihe faculté ya Polytechnique byari bizwi yabagamo abazungu gusa, byari bizwi ko nta mwirabura washobora donc amascience. Noneho Bisengimana très brillant qu'il est ayinjiramo arayitsinda ndetse bahita bamuangaja umuntu uze nyine societe menya yari aho nyine muri ariko yubaka za Inga bahita banamuangajamo ndagira ngo niko byari bimeze. Bamaze kumuangajamo mu butugamenya amakuru yiwe yagiyaga kumuzana kugira ngo amukurikiranire noneho mu rwego rwo hejuru iyo yari umukozi gususanzwe. Ashitse ilabriye arabiyobora neza kandi mu byukuri Inga nimba yaravanyije umuriro ikawuvana Kinshasa ikawugeza za Lubumbashi ni uwo mugabo wabikoze ni ku gihe ciwe. Noneho rero hatangiye kuba kantu kurunturuntu ati abatutsi muri kamere yabo baradomina nk'uko bazadomina. Biza guhurirana nuko mu Rwanda hari ku ngoma ya Habyarimana yabirebye ibyo ngibyo arabitinya. Noneho aravuga ati ibi bintu aba bantu tubaza nkoraho niko gakwinjira muri Congo akazana ndetse bakagenda bakazana za identité bakazana za carte de baptême bakaza baza bakerekana ati uyu muntu dore nguyu yavukiye hano Butare yavukiye hano Cyangugu yavukiye aha dore na carte de baptême. Rero aba bantu ni mubaye integra mukabagira intubuze nuko muri kamere yabo ce sont des dominateurs ce sont des dominateurs ni bari domineurs donc badomina cyane bategeka abandi bazabategeka donc iki cyose bazagifata donc mbese barashaka gufata Afrika yose.
bitangiraga ari urunturuntu ariko bitari pronosa nyine ngo bibe empire hima ariko yaje gusohoka neza neza mu gihe na RTLM nibo bakoze karita RTLM igihe cya jenoside yo mu Rwanda noneho bayitwazaga bagenda bavuga ati dore twebwe ko turaterwaga ariko yeme le bantu ni muzuke turatewe none ariko ejo ni mwebwe muzoterwa ni mudutabare mureke turwanira intambara hamwe ni empire hima iri kwiza dore muri Uganda Museveni yarafashe aha bafashe i Burundi ngo barahari ibiki n'ibiki ati mbese urumva nyine propaganda kwigenda nuko niko propaganda yaje donc cyavuzwe cyafashe imizi cyane muri iyi jenoside yo mu Rwanda ariko cyaratangiye nyine juste après l'indépendance ariko nanone imizi yayo iva hariya mu Rwanda. Urakoze cyane ngira ngo urebye n'ubundi nko mu Burundi urebye ama speech ya perezida w'u Burundi nawe ni nkaco yikanga kuko iyo avuga ati u Rwanda nirufata hakurya ruzadutera urumva deja nawe ni nkaco azagenda yikanga nje niko nza ntekereza uzumva gute noneho nyine nimba navuga ngo rwango ya ideology yamaze gukwira barayikwijije ubu imaze kuba navuga ngo imaze kuba nka genetique genetique ni nka kwa kundi ni nka ADN uvukana bayigisha kwishiga bayigisha abana bayigisha impinja na n'ubu muzamubona ku utuvideo abana bariko ibintu bariko bavuga birenze bidakwiriye ugapfuka amatwi uriya mwana w'uruhinja bariko bashiramwe ibyo ngibyo kugira ngo uzobihanagure kuko muri memoire ibintu bya mbere nibyo bisigaramo kugira ngo uzobihanagure biragoye noneho umuntu wese wakuze bari kwabwirwa ibyo ngibyo nibyo abona ntabona ibindi umwereka ibindi wapfa akavuga ati ni wa mutego bateze baravuze ngo ni abanyabwenge nuko baravuze ngo bazagira gutya nibyo niho nawe niho iyo situation yari ariko hari abigize akana bazi ko bidahari ariko nyine kuko urwo rwango bamaze kurwishiramwo nabo hariho ibindi wenda andi navuga gute ma stereotype bafite mu mutwe bigoye ahubwo aho kuvuga ngo ashaka uko ikibazo kibona solution agenda kienfonsa isolution ibaye akabibonamo ko ibaye isheke kuri bo. Wigeze kuvuga ukomoza ku buryo natwe twitwara mu bibazo ukoresha rya jambo ryo kuvuga ngo ntacu bazadutwara ugasanga nyine ibintu biraba bakatugerekaho icyaha bakatwita uko bashaka bakavuga ibintu bigasigaraho wenda ubwize ngo nabivuga usanga ni bike urugero naguha urabona hari ideoloji yaje ngo ni balkanization nayo wigeze kuyikomozaho iyo nayo bashaka kuyitwegekaho urebye ni nkaho mu mitwe y'abakongomani benshi naco kimaze gusa n'ukuri nkaho abanyamurenge cyangwa se abatutsi bashaka kubarikaniza igihugu iki kintu kuki baza bagenda bakayimvanta ikintu bakakidukubitaho kikaruha kigasa n'ukuri kigaruha tukacambara tukasa naho ibyo bavuze ari ukuri kandi mu by'ukuri baratubesheye uzi ubona utekereza ko bipfirahe ni ukuvuga ngo ibo bafite laboratoire ikora kandi très intelligent
ishobora kuba atari laboratoire ahantu hamwe gutya, ariko aba intellectuel babo bakora ibintu babitekerejeho bazi n'ingaruka byoshobora kuzana. Noneho barabizi mu kuturwanya harimo possibilité zibiri, soit kuturimbura cyangwa se nyine nk'uko babivuga bakaturimbura cyangwa nyine bakatwangaza, soit bikabananira. Rero bibananiye hoshobora tugize imbaraga nyinshi, hoshobora kuba indi consequence yo gucika mu gihugu, kuko nta wakwemera iteka ryose kubana n'umuntu gusa uri kumwica. Iyo bibaye gutyo mu by'ukuri nuko tudafite imbaraga, tutari benshi bihagije, tudafite n'ubwo bushobozi. Iyo bibayeho, iyo abantu bari bababuza amahoro bakavuga ngo barabanze kandi ntaho babashira, mufite uburenganzira. Na za Sudani zaracitsemo, n'ibindi bihugu na n'ubu biracacikamwo, nubwo bariya abazungu bashizeho de frontiere, ariko nizo bashizeho inyuma yabwo. Ubudage bari barabugize bubiri, ariko igihe bwabushatse suppression, population bishatse barasuye barihuza. Hari ibindi bihugu biriya bya za Kosovo byacitsemo. Igihe cyose iyo abantu batotezwa bafite uburenganzira, igihe kimwe bafite uburenganzira, bashobora no kurwana bakabona iyo independence yabo. Cyane cyane noneho ibi nyine abantu batiyumvamo, abandi bakavuga ngo mwe ngo muvukana n'abari hariya. Ibyo byo rwose uno munsi dufite imbaraga kubera ukuntu batwitwayeho, dufite imbaraga tukabigeraho. Twaba dufite sheria, twaba dufite mille raisons, kuko iyi jenoside nta kundi nyine twayikira, ariko izo mbaraga nyine tuzifite. Rero abo ngabo babikora gutyo, barakora bakavuga ati okay, reka turebe mu gihe wenda nidukora gutya bakareklama kwikukira, tuzovuge kuko ari balkanisation bashaka. Donc babikora babibona, c'est un laboratoire, ni umutego ibo barakora buri ijoro n'amanywa, ni umutego wabo. Kandi noneho nyine ushobora no iyo tuje kugira imbaraga wotuzanye no kuri ico kintu bakavuga ati aha, dore ico bari ko bagira, ariko si cyo bari baviza, nti bari ko baviza balkanisation, bari baviza ku extermine abantu. Murakoze cyane. Nibutsa abadukurikiye ko turi kumwe n'umushakashatsi akaba n'umusesenguzi yitwa Paul Kabudoga, ari Ottawa muri Canada. Nanone nimba ukeneye gutanga nawe bya bitekerezo, kumwunganira cyangwa se kugira icyo wakunganira ku byo yavuze, twoguha umwanya. Reka dukomeze nkubaza nanone ku bijyanye n'ibi. Uribuka igihe Metere Azarias Ruberwa yahamagawe muri parlema, cyane nyine byari bifatiye kuri komine ya Minembwe. Abadepite hafi ya bose wumvise ukuntu bavugaga komine Minembwe ko mushaka nyine kuzayigira igihugu, n'amateka uzi ukuntu bayagoretse, Banzangi, ba Eve Bazayiba n'abandi bose bakaruha bagahambira rero batugize nk'abashitsi kuno uvuga. Tunavuga ngo bahambiye kutubwira kuko barabivuze baruhe batugira nkabo, ariko nyuma yabwo nabyo birasubira bisa n'ibipashe gutyo, bisa n'ibirangiye gutyo, kandi hari amateka yanditse. Iki kintu cyo kunegirija abanyamurenge ubona cyo kidakontribuwa muri ibi bibazo. Nimba abandi bafite laboratoire, ko natwe dufite abandi, twe twagize indi, bipfirahe. Aho rero nicyo navuze, natwe nitwe tuba turi mu babagarira bya bibazo. Nawe wacibaza bipfirahe, simbizi, ariko ahanini jewe nzavuga ngo bipfira cyane cyane mu buryo twakiriye idini. Twaryakiriye mu buryo abandi bataryakiriye, turakabya,
imana tuyigira akabisho kacu noneho sinzi nimba ari n'imana nyine turihanagura turiyiba mbese izina ryacu turarihanagura. n'ubu ngubu uzarebe nk'umunyamurenge uza umubwira ati haguri kuvuga ijambo, ikintu cya mbere avuga ati dusome mu Baroma, dusomemo ntuze, akavuga Dawidi, akavuga Pahoro, akavuga Salomoni, akavuga inde nande, cyangwa hakabiyavuga ngo Imana ishimwe, wenda agiye kuvuga ni mu muhango wundi ariko akabanzamo ako kantu nko mu bukwe muri reception ukumva umuntu abanjije Imana ishimwe, kandi wenda turi mu ikanisa turi muri gahunda y'umuco, turi mu kiriyo abantu ko barishima ngo Imana ishimwe. none se nimba mwishimira ko umuntu wanyu yapfuye, noneho reke nibamara noneho mugume mwishime nyine. rero hari ibintu tuza dukora iyo abantu rero batagitekereza ngo umuntu yicare areba ati si ibi turimwo ni bizima, abantu bakamapfa kugendera ku muriri. ni uko bose abafaransa bazaba si tout le monde est du même âge. Refresh pas. Iyo abantu bose bemera ikintu gutyo, ni ukuvuga ngo harimwo abantu ntibagitekerejeho neza. kuko iyo abantu bagitekerejemo ko hari abantu baza bavamo bakabona ikindi kintu kibibangamiye, noneho hakaba diversite y'amayide nyine. n'abantu bose ni uko bamaze natwe nyine inka cya kindi bariya bo bafashe urwango barwinjiza mu bana babo, natwe twama dufata ikintu sinovuga ngo n'imidini twaryize neza, usanga twitiranya ibintu. noneho dufata icyo kintu cyo kwama tuvuga nk'aho Imana ari yacu gusa, kizane ikintu cya dictature muri twebwe, ku buryo iyo ugize ngo uvuge ati ibi nshaka igenda, ahubwo ni wowe ugira ikibazo kandi ari wowe wari werekanye ikibazo. nk'urugero ubu ngubu wibeshe ukabona ikintu umuyumbe yakoze ukabona kidagize, ahubwo ni wowe uhinduka buraca ukitwa umurozi. urakeketse. urumva rero harimo dictature iteye ubwoba, kandi noneho itubuza no kureba imbere. reba nk'ubu ngubu abandi bose bagira amatorero, bagira iki kintu nyine cyo gukonserva umuco wabo, amoko yose ku isi, kandi iyi Canada irabyemera. iyo ugiye usanga abashinwa bagira amaklebe, aba bana baza banishura n'amafaranga menshi. abanyarwanda bafite amatorero yabo, bose amatorero si donc imico y'abantu iratandukanye, ariko abantu bakagarada identite yabo. ariko twe twananiwe no kugira ishinga akantu kamwe twohurira kahuze urubyiruko rwacu, kugira ngo tugire identite yacu k'abanyamurega kandi tukatugaragaza. ntibishoboka. kubera iki? justement iyo muvuze ngo muzanye icyo kintu, pasiteri runaka ahita ahamagara abana biwe akababwira ati muramenye iyo ni inzira y'igipagani. ni ukuvuga ngo twenyine turi mu bari ko biyica. uvuze ijambo nibutsa kiba hariya muri Kenya twigeze kugira intambara, ariko n'ubu iracyahari, y'umufomoro. haza ikintu umuntu yama ahaguruka ngo yenga gufomora ngo ni icyaha, ngo ntibigomba kuza bikorwa ngo n'abantu b'abakirisitu, ngo yigeze no kuvuga ngo n'aba-MC ngo ni abaki, ariko arabivuga aruha bicengeza mu abantu bose intambara ziraba ngo gufomora ni icyaha. ico barakirwanya n'ubu ngubu, ukibaza ngo ese mu makanisa yacu nta kindi twotekereza byibura ngo iki tukireke. wumve ngo umufomoro ubaye intambara, zigakoresha abantu inama inshuro utabara ngo ko bariga hejuru
yo kureka gufomora. urumva nyine higeze no kuba n'indi ntambara yo kuvuga ngo wafomoye bavuze ngo tuzanye inzoga, ukabona bamwe ko barikora bagahaguruka bakava mu bukwe ngo bavuze ngo iryo jambo inzoga kandi ari ikintu symbolique. Niho nari mvuze nti idini rero naryo ryari rikwiye kureba kabisa imikorere yaryo, kuko ryabujije abantu kuba aba ari bo titukiri twebwe, tituri abayahudi, kuko ririya ni amateka y'abayahudi, tituri abayahudi, ariko nyine twaremeye nk'uko n'abandi bemeye, ariko tureke gukabya ngo ibintu tuvuge ngo nk'ahari ibyacu ari twe twenyine. Icya kabiri gifite ukuntu kinimba volonté y'urubyiruko, abantu bamaze kubijamwo ntibitabira n'ibikorwa bya leta. Muravuga ati ubu ngubu hari amatora, abasora mugende, none wa wundi ushaka kugenda afasha nyine ngo yinjire afashe muri aya matora se cyangwa yiyamamaze, ubu ngubu wiyamamazaga aho basigaye bumva ko icyo gihe kwa masimbira mu mashorishori, ariko bifite inzira babanza gucamo, babanza guca hasi agakorana n'abandi, agenda asa n'uwihishe kuko bimuteye isoni, atagiye kwikorara uwo munsi agomba kugira byose. Mbese hari ikico gikoroni kabisa kidutwaye nabi, hatabaye revision yacu twarakabije cyane cyane. Noneho twariyibagiwe tugeraho noneho wavuga ngo umusaza runaka yaravuze ati tukigira ayo ngayo, ni tujuru no gusita abo ba Pahoro n'abandi, kandi ibyo bakoze n'uzukuri dufite abantu bakoze ibifite byabo, dufite abantu barwanya intambara. Sintekereza ko Dawudi yarwanya intambara zifite ziriya zo mu Minembwe, ariko nta warikoza ngo avuge hariya. Tugomba kuvuga ko intambara y'iyo ngiyo yageze habe na nyuma ya Dawudi. Hari abandi muri Israel barwanya intambara zikomeye, na n'ubu barazifite, ibo muri za archive zabo barabifite. Iyo histoire ni ya kera, ni amateka yabo barayanditse, ariko siyo bagize. Turi kumwe hano n'abayahudi cyane, mbere sinari mazi, ariko benshi bamaze kunyibwira, ntabwo bakabya nka kuriya dukabya, kandi idini ari ibyabo kandi ari amateka yabo. Uko ni ukuri. Hari n'ikindi kintu ariko icyo tuzatumiza wenda abapasitori cyangwa se abize teoloji, badusobanurira ukuntu muri izi ntambara zose no mu byago tubwira, ugasanga twapfushije abantu, ariko twagera mu ikanisa umuntu wese ufashe ijambo akavuga ngo ni ko Imana yabonye. none ukaba wakwibaza ngo se Imana yabonye ngo dupfushe abantu, ngo ubwo se ibi byago tubifate tubiyatribiwe ku Mana? Imana niyo yishe bare abantu babicwa na mayimayi, cyangwa byibura twona bishira kuri Satani, kuko niyo iza yica nize ija mu mitima y'abantu. Ugasanga nyine ibyo bintu byo gufata Imana tukigira abantu bayizi kurusha abandi, nabyo nyine wa mugani bisaba indi revolution. Bisaba revolution kabisa. Nje ni naho nza mbona umugozi munini utuziritse uri niho umunsi tuzobasha kwibohora. Simvuze ngo tuba abapagani, ariko tukibohora iyi dictature y'udukanisa tudafatika. Wenda munabajije n'abateologien wasanga ahandi natari bo bazana ibi. Akenshi twagize ibyago byo kugira abapasiteri batafite na notion y'iyo teoloji, kuko ndatekereza ko umupasiteri wize teoloji neza ashira mu gaciro, ariko nawe ari munsi y'iyo dictature, aratinya kugira ngo ikanisa ryiwe ritasigaramwo ubusa, cyangwa batamwisha amazina. Ariko abize teoloji ndatekereza ko umuntu wese wize yoshira mu gaciro kandi ikintu akagira umwanya wacu. Okay,
urakoze cyane ku bitekerezo utanze. Reka noneho tuje ku gice kindi cyo kurebera hamwe niki cyakorwa kugira ngo hari ahantu haboneka amahoro arambye. Ibyo biravugwa ari ku ruhande rwa M23. N'ejo bundi numvise Perezida Tshisekedi yizeza abantu ngo agiye kugarura amahoro muri Este, ngo kandi noneho ngo azaba ari amahoro arambye, ngo ntabwo muzongera kumva guhungabana k'umutekano mu burasirazuba. Nahise nibaza nti se ayo mahoro, icyo giseke apfunyikiye abakongomani azakigeraho gute? Ngaho noneho tuje kuri iyo step yindi tuganira. Ubushize nababwiye kuko intambara iri iwacu atari amabuye y'agaciro ntiyanakagombye kubaho kuko tutabyiganye. Ni intambara yabaye nyine yavuye gusa mu mitima y'abantu barayikireye, ariko nta kibazo cyari gihari. Environnement mbese context yashoboraga gutera ikibazo, ariko mu mitwe y'abantu nibo bakreye iriya ntambara. Rero kugira ngo kinakire zova nyine mu mitwe y'abantu, zova mu mitwe y'abantu cyane cyane. Ibi ndabishyira ku ubuyobozi. Noneho ubuyobozi, tugize ubuyobozi, kuko iki kibazo hanini cyatewe n'ubuyobozi bubi. Habaye umuntu udinamike ufite ubushake akavuga ati ndabihagaritse, afite iyo pouvoir, byahita bihagarara. Ariko kandi kubera ko byamaze kugira imizi kure, birasaba ngo harandurwe ya mizi, irandurwe kugira ngo wacageho wa muyobozi azaba atagihari, ko watangiye kuyobora hari igihe nyine biba atakiyobora se cyangwa akanapfa. Kuri bano bantu deja bamaze urwango cyangwa iyi ideology ya jenoside yamaze kuba chronique muri bo, yamaze kuba genetique. Hagombaga gukorwa izindi mbaraga zo kurandura iyo mizi. Noneho za formation, histoire igasubira ikandikwa neza, abana bagasubira bakigishwa neza, hakabaga guhana abantu bakoze amakosa, abantu bakabibonamo intangarugero. Naho kuvuga gusa ngo ibintu kubijenjeka gutya igihe cyose uko bibaye ngo birarangiye, bwaca bikagaruka, ni bizahora ari uko nguko. Ariko urufunguzo rwa mbere ni ubuyobozi. Uno munsi n'ubuyobozi buvuze ati okay, turahagaritse. Urabona bariya ba mayimayi bateza ikibazo, ni leta yabahaye imbunda, iyemplitse ikazibambura ubanze bakamuhana by'intangarugero, bihita bihagarara. Uwishe umuntu umuzizi uwundi ugenda mutuka asebya akabihanirwa, byahita bihagarara aho ngaho. Ariko noneho kugira ngo no kuri kazoza kacu amateka kandikwa, bino bitabo biriko byandikwa, tekereza ibitabo biriko byandikwa, twebwe turareba hano muri za space, ugasanga ngo kuri Twitter ngo nabashubije, ngo kuri ntuze nanditse akaka nanikanya. Ariko murebye volume y'ibitabo biba produit cyane cyane za memoire, kuko biriya ni amadokimata badetuye buri gihe arabikwa, za memoire zandikwa hejuru yacu, kandi arizo zizoba base de recherche y'urubyiruko ruzabejo. Twicaye kuri mine. Noneho hagombaga kuba hamaze ubuyobozi bwahinduye, hagomba kuba abantu professeur bagahindura amasije, abantu noneho bakanyomoza
bakanyomoza ibyanditse, amateka akandikwa mu bitabo nyabitabo n'izo za memoire. naho izi za Twitter ibi dukora, umuntu ngo yanditse ngo twandikiranye kuri ntuze kuko ni WhatsApp harya, umuntu wamara tukishima, ni nka wa wundi wikirigita yarangiza agaseka. si imiguruko nsahanzi bishira ninde uzaja gufuya za ntuze habe nawe wenyine za message wanditse kuri WhatsApp uzigera hazakubana nyinshi ukazuhanagura cyane. biriya nta documentation irimo, wenda byagira amahirwe hakaba uwamo ubexploit ako kanya, ariko biriya ni umuyaga mu bindi. ariko ziriya za memoire, attention, ni bombe à retardement. ziriya ibi bitabo byandikwa ntibibeshuzwe, ni za bombe ziri aho ziteretse aho. rero hagomba kuba strategy kabisa yo kuzobeshuza biriya bintu. ni ukuvuga ngo dukwiriye rero natwe kugiramwo akatsi, tukagiramo akatsu, tukabirwanya, tukabyerekana, tukabyerekana kabisa, ku buryo hari umwana uri gusakuriza hano nimba wumva rimwe na rimwe mpangira intuze, mbese tugahaguruka, kandi tugahaguruka dufatanya urunana. ikibazo tugisangiye turi benshi, ntakiri iwabo, ariko n'abarundi baragifite, ndetse n'abanyarwanda baragifite, nubwo ubungubu bakiryamye kangahe, ariko ibo baranahagurutse n'ubu ibo baracakurikirana nyine ntibakijenjeka. ariko nanone biranga bikarenga bikaza bikagira intuze. ni ukuvuga ngo ikintu tutagihagurukiye, bya bindi bya politiki nyine, no kuvuga ngo ntacyo bazadutwara, nimbi pe, nimbi cyane. wigeze kuvuga nyine kuri ibi bintu, ukomoza kuri Charles Onana. hari nk'ibintu akavuga amateka y'abanyamurenge, ukumva harimo n'ubuswa. karavuga ibyo atanazi, karitiranya ibintu, karavangavanga nyine bya bindi gusa byo kuba ari umuntu uri renome, ufite abamukurikira benshi, yabikubita hariya takataka yose igafatwa nk'ukuri. ariko igitangaje ni uko urebye bitambuka gutyo, ariko ku rundi ruhande hari uwandika igitabo yagoreka amateka y'u Rwanda bakamujyana mu rukiko. na Charles Onana baramureze, ariko twebwe nta muntu n'umwe byibura twari twarega mu rukiko, tuvuge wenda ureke muri Kongo nk'i Buraya, ngo tuvuge ngo uyu muntu yavuze ibintu bitari byo, yabeshe, yagoretse amateka, yagize gutya, ibyo bigapasi gutyo. hari ingingo umwe wenda tutavuzeho, kurya dufite iyindi nzitizi mu buyobozi, haba icyo bita pouvoir effectif. pouvoir effectif ni wa wundi koko ufata icyemezo kikaba, bashobora kugushyira mu mwanya runaka ariko udafite iyo pouvoir. wa wundi ufata icyemezo kikaba niwe ufite pouvoir effectif. noneho twebwe niyo yindi itari effectif ntayo dufite. ni ukuvuga ngo icyo ni ikintu kituzitiye cyane, nubwo twebwe twovuga ngo turahagurutse tugiye kuburana iki, ijwi ryacu riri hasi cyane, riri hasi, kiribasha. yewe izi nyandiko nandika, hagize umuntu umwe gusa, umuntu ufite ijwi yumvikana akazifata akaziyitirira, bahita bazibonamo ikintu kinini cyane, très riche. ubu ngubu ntawe uzireba. noneho rero icyo ni ikintu tukibuze, turakibuze kabisa. ntidufite ubwo bubasha. hakagombye kuba rero gukoresha icyo bita diplomasi.
abantu bagacengera tukemera tugapfukama tukaja nko muri ibi nari kuvuga nyine abantu bakaza baparticipa mu manama bakimenyekanisha ku bantu bayobora ibihugu aho turi hose simvuze gusa iriya noneho wamara kwimenyekanisha ukazomushira ikibazo kikazavugwa n'umuntu ufite notoriete. Iyo kivuzwe n'umuntu ufite notoriete, reba kiriya uyu mugabo w'umunyamerika cagiye yavuze yabaye kubikomoza, urabona ko isi yose yajubanganye. Iyo hagize umuntu très important ubivuze, isi yose irajubanga. Uyu munsi habaye n'ubwo hatoba urubanza, hakaba umwe nyine mu bantu bakomeye bafite iryo jwi akavuga ati iyi jenoside yakorewe abanyamurenge ikwiriye kuvuga ngo bamujana bagize muri CPA baje gucibwa urubanza se cyangwa bahanwe, nubwo batabikoze birandikwa mu mateka. Byigeze kuba rekoni n'umuautorite, Amerika yarabimenye, yarabirekoneshe, Angleterre yarabirekoneshe, France ibiki, mbese igihugu kinini nyine cyabivuze. Abo kantu bakabuze. Kandi nako reka nsubire ngaruke ahandi, nako ngatekereza ko imbogamizi nini iva kandi ku madini. Murakoze cyane. Reka tugane wenda ku musozo w'ikiganiro cacu. Nkubaza, urabona ubu nyine M23 yatangiye ivuga ko ishaka kuzakora ibiganiro imishikirano kugira ngo bahere ikibazo mu misi. Bijyana navugaga ngo ni cause profonde z'ikibazo, ni nako nyine M23 bivuga. Ejo bundi noneho mu itangazo ryasohowe n'abahuza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, harimo Joseph Kabila, Moise Katumbi, Martin Fayulu, nabo bavuze ko hagomba kubaho ibiganiro ngo bitereta les causes profonde z'intambara. Iri jambo rigarukaho aba banyepolitike bavuga, nk'umusesenguzi utekereza ko ari ikibazajana muri iyo mishikirano, icyo bazavuga nka cause profonde ni kihe? Wenda nubwo udafite cahier de charge ya bamwe muri abo bose, ariko nyine nk'umusesenguzi watubwira icyo ubitekerezaho. Mfite cahier de charge yabo, ariko muri za cause profonde ngira ngo bareba corruption iri muri Congo, bakareba ukuntu umutungo ujerwa nabi, ukuntu igihugu mbese kidafite nyiraco kiza kiba gusa uri kuri presidence ubwo akirya uko ashaka, agasiga umutumba aho ngaho. Nta muri Congo nta president yigeze igira perezida wita ku bibazo by'abaturage. Imwe iyo niyo bakunze gushira imbere, agasubira hakaza n'iki kibazo cyacu. Donc ikibazo twovuga gikomoka nyine hariya mu bukoroni, ni ukuvuga ngo ukuntu imipaka yakaswe bita ku bantu, kandi baravuze ngo ntizosubirwamo. Noneho kuba baravuze ngo imipaka ntizosubirwamo, ariko amoko yakagombye kwakirwa niba yajubaganye. Nimba imipaka yarakaswe abantu bari aho ngaho, mwokwanda abantu ngo musigarane ubutaka bwabo. Iyo urebye nk'umuntu wo muri Bakongo, nibo batanze ririya zina kuri Kongo kuko nibo Bakongo, wareba umubembe ukuntu ariko yihaya ngo niwe mukongomani kukurusha, kandi mwembi mwarabibereye umunsi umwe.
umupfurero gutyo kandi ntacyo apfana kabisa n'umukongo nta na hamwe na sisiteme yabo iratandukanye bariya abiriya ni ba matriarika este yose ni ba patriarika yewe n'uwo muruba wenda twovuga ngo babaye nk'abaje kuba hafi yabo nawe ntahuriye n'umukongo ariko batanze iryo zina ibyo bigatuma none umukongo yamabyimba nyine ngo igikongo yose ni yabo icyo ni kimwe noneho n'abangaba bandi kuko noneho kongo byabaye sinonime yo kuvuga ngo mu mukongomani byabaye sinonime yo kuvuga ngo umubantu wese habe n'umugabone bazaba ngo ikofre kongole niko abakongomani bazavuga umuntu wo muri Gabon Cameroon ngo ye kongole ibintu nk'ibyo ngibyo noneho aba bamaze gufata iryo zina gutyo bakumvaga ko noneho uwundi udasa nabo iwe atoba umukongo icyo naco ni ikindi kiri muri cause fonde hagomba kuba acceptance y'abantu bose ariko hagati aho ngaho njyewe ndi mu kubibonamo danje icyo ça c'est mon point de vue agaho kari mu wundi karahanduka harya niko bazavuga karahandurika niko bazavuga karahandurika no kuvuga ngo umushugi wakwinjiye mu kirenge uwinjiye mu kirenge cundi ntukubabaza nkuko ubabaje nyiri kirenge nyine ushobora no kuvuga ati yihangane ugende neza kandi yapfuye yashize none ibibazo nabyo tugira kuba abaturi imbere habe n'ibi ngibi abari imbere hariya muri M23 n'abari imbere nyine muri AFC ari abantu dusangiye ibibazo bimwe ariko ibindi bibazo bimwe ntitubisangiye ni ukuvuga ngo ntibibababaje cyane nk'uko bitubabaje ngenza mbibonamo iriya mbogamizi cyane kuba nyiri ikibazo atari we uri ku mutwe ngo noneho azagerageza kugihandura nyine kivuye mu mizi nyine kuko niwe ukizi nka kuriya mbere hakiri CNDP nka Laurent Nkunda ikibazo we cyari iciwe yaracumvaga kandi icyo kibazo yogihereyeho aba bandi simvuze ko batacumva baracumva kugeza ubu ngubu bamaze barerekana ko bacumva ariko hagize impinduka kuko abantu bose buri muntu ngo yamagara aterewe mu kirere umwe asamaye kandi iyo habaye ibintu by'inyungu rimwe na rimwe ibibazo bya rubanda nyamuke biribagirana bigashirwa ku ruhande nkabona mwiyo danje ko hagize izindi mpinduka zi-influencer ntidufite icyizere kuko nyiri ikibazo bwite si we ukirimo kandi uko acumva arakibona aracumva ariko siko nyiri bwite yakagombye wenda ndetse kukirwanya nyine kubikemura urabona ko mu Rwanda perezida waho yamenye ikibazo uko giteye kandi aragihagararira arakirwanira simbizi nimba iyo bamushimbuje ubundi uva mu yindi nimba uko yocumva kuko iwe yacumvishije ariko uko imyaka igenda ishira kandi runo rubyiruko ruto bariko barugenda barutoza ibitekerezo ko biragenda bihinduka wenda hari za generation future zizoza zizoba zibona ukundi ariko reba kugeza n'ubu nyuma y'imyaka irenga 30 nyuma y'imyaka 30 za FDLR ziracasisira ya ideology ya genocide iracasisira na n'ubu niho nakubwiye ati imizi y'ibi bibazo ni nka kanseri isaba igihe kinini cyane kandi za nzira yaciyemwo iyi propaja nizo nzira bagomba kugenda bazingura bacamwo bagenda bagihanagura kugira ngo
wenda ikibazo kizakemuke burundu. Muri ibyo ngira ngo harimo ibyo ibibazo bya megestion ya Congo, uko ntekereza sifite cahier de charge yabyo, ariko ngira ngo ahari ndibo kwibagirwa n'iki kibazo c'abantu b'abarejete bahinduwe des apatrides. Apatride no kuvuga ngo abantu badafite igihugu kandi bafite igihugu cyabo, bafite ubutaka, bafite iwabo, ariko bagahindurwa abantu nyine sans terre, sans adresse. Sinzi nimba nashubije numvishije ikibazo cyawe, simbizi. Oya, wabishubije cyane kandi wabisobanuye neza. Reka noneho tugane ku musozo w'ikiganiro. Inama ubwira abanyamurenge, inama wagira leta nyine nubwo wakomeje kugenda ubigarukaho, wenda kugira ngo abantu bamenye uko bakwiye kwitwara muri iki gihe, kugira ngo dutegure ejo heza haruta n'undi duhari nyine maremwe ziri biriya bibazo bagiye uvuga dufata nka bomba retardement. Nono ku banyamurenge icyo nubabwira ni ukubabwira ati nimukanguke, nimubyuke, muhaguruke, mumenye aho isi igeze. Simbabwiye ngo byose ibyo tubona mu isi ngo ni ukubikoporora, ariko abantu bakwiye guhaguruka batajenjetse. Niba dukunze gusoma Bibiliya, niturebe bene nyirayo ukuntu bifata ubu ngubu, nta kantu na kamwe basuzugura. Icyo ndagira ngo ntarinze kuja muri byinshi, ni ukuvuga ngo bakwiye kureba aspect zose. Ubuzima bw'umuntu ntabwo gusa ari priere n'ikorari n'igisirimba. Ubuzima bw'umuntu ni complexe, hariho za aspect sociale, hariho za aspect politique, hariho za aspect scientifique. Ni ukuvuga ngo no mu bumenyi, niba iki gihugu nyine tuba tuvuga tureberaho nabo banyuze mu bibazo, ni abasiyantifike babashije kubakiza, kuko bari bafite ubumenyi. Noneho kugira ngo batange bwa bumenyi bakazabugurana n'uburenganzira bwabo, kugira ngo uburenganzira bwabo babusubizwe, kuko bamaze kuba abantu bafite ijwi. Icyo basabaga cyose barakibahaga. Asipe zose bazirebe, bakangurira abana babo kwiga, bakangurira abana babo kuja mu mirimo y'uburyo bwose, kuja muri politike, ariko kandi dusubire tugarura umuco wacu wo gukundana, dukorere hamwe, tureke kwicwa n'akamanyu k'umutsima abantu umuntu bamushekerera gutya akemera gutanga ubwoko. Naho kuri leta yo waruvuze ngo inama ntotanga kuri leta, bo sinzi leta umbajije nimba ari iriya ya AFC, niba ari iya Kisekedi yo ntarinze gutinda kuvuga ngo Kisekedi kumuhinduraho niko kuvuga ngo ugiye kwemeza shetani. Ndabona bitashoboka kuvuga ngo yemere shetani, yemere noneho isubire igarukire ipfukamira Imana. Wenda byaba byoroshe kuruta uko Kisekedi yosubira inyuma. Biragoye urebye imyitwarire yiwe, ni umuntu udashobotse, ufite nyine karagiteri yiwe uko imeze, kandi uhindagurika, nta cyizere mwamubonamo. Kumwizera nyine uba wubakiye ku musenyi. Tugiye mu ruhande rwa AFC, ikibazo iragifite kugeza ubu ntacyo mbanenga, baracariko ikibazo bariko baragikora. Ahubwo muri urwo ruhande novuga nyine ko ku ruhande rwacu abaduserukira ko hariho bogeragezaga noneho kuzamura ibibazo byacu mu buryo buri adequate, tukaboneramo natwe ijambo. Urabona ngo muri Nord Kivu ubu batangiye gukora imihanda.
noneho urumva icyo ni ikintu kizima cyane. Hari ibintu reka ngaruke nk'inyuma hari ibintu tugenda tugayo dusanzibiriza ngo abantu reka tugende dusubire iriya niyo ikibazo kizakemuka ibiki n'ibiki, abantu ubona uko twataye igihugu. Tuza tureka kubeshana, tuvugisha turebe ibintu uko bimeze. Abantu ntushobora kubajana ahantu ubuzima budashobotse kuko biragora. Iri iwacu ni heza pe, iyo uhageze ukayifatishiriza ifoto yo mu kwezi kwa 4 hari uruhira, ni paradizo. Ariko nyuma y'iyo paradizo harimo akantu ka afera. Ubuzima bwa hariya ntibworoshe. Tekereza kuzamuka iriya misozi za Nyafuranga ufite ikiro kimwe cy'umunyu, uzosura ugaruke mu kundi kwezi kugura ikindi kiro kimwe cy'umunyu. Ubwo buzima buragoye cyane. Noneho kandi tekereza kuvuga ngo ube aho nta bitaro, nta robine, nta mashanyarazi. Abantu bose tugarutse tugasubira iriya icyarimwe muri ayo makondisiyo, turiya duti twose kwama tudukumbakumba tukaducana, dore ko hari n'imbeho, ubutayu bukaba bwaje otomatikema. N'ubundi kera abantu batangiye kuhahunga, rimwe na rimwe inzara kera yari yabaye n'amakondisiyo de vivare babashizemo nyine ziriya za embargo. Abantu ntibobaho batarya, abantu ntibobaho badafite ibyangombwa by'ibanze. Rero bayobozi bacu kugira ngo bamanaje ibintu bizosubire, nibatekereze kuntu bogarura ubuzima. Kugarura ubuzima ni ukuvuga ngo bashireho ibyo bintu by'ibanze, amashuri iyo ari ibitaro, bashireho ibitaro, bashakisha izo ngufu z'intuze, imihanda sifitu. Imihanda niyo yihutirwa cyane, n'ibindi byose biriya donc les infrastructures de base. Noneho nibimara kujaho, umuntu yoshobora kuvuga ati jewe udahinga ngende nzakora iki ngiki, abantu nzacuruza bizashoboka kuko nzafata imodoka nzana ibintu atari byo kuzana ku mutwe, nzana ibintu bifatika, abantu bangurire, activite zifunguke, abantu bazojayo. Kandi noneho habonetse izo ngufu z'amashanyarazi, abakora ubukorikori yewe bakanahashira na nyinshi tubuze amazi, noneho tukarabira na biriya biti environnement yacu. Hagasubira kandi hakaba organisation z'imiturire, biriya byo gutura abantu batatanye, imisozi yose tukayangiriza icyarimwe. Umwe uriho inka 5, uwundi uriho inka 10, uwundi uriho 100, uwundi uriho yose, ntiyagire gestion y'ubutaka. Ibyo ni ikibazo kinini cyotuma tutaba tukibaye iriya ngo bishoboke. Nubwo abantu bavuga ngo mukumbure tugende, twogenda nyuma y'imyaka itarenze 10 tuba turiko duterana amacumu. Uvuze ikintu cy'ingenzi, erega iriya miturire yacu y'iwacu ituma mu by'ukuri n'iterambere ritoshoboka mu gihe cyihuse. Ku rugero, nimba umuntu atuye kuwe musozi, undi kuwe, muramutse munakoze habayeho n'uwokora amashanyarazi matoya, yoyakwiza imisozi yose se? Aho umuntu wese agiye atura ku musozi we, aho amazi meza yogera kuri buri musozi bisaba imbaraga nyinshi. Ariko byibura abantu bagiye bibumbira mu bisa n'amasantere, ngira ngo byofasha, byotuma wenda iterambere ryo kwihuta. Koko nizo ndemeranya nawe. Aho niho tuburira bwa buyobozi effectif. Abaturage kurya nta kibazo bafite, ariko babonye ubuyobozi bemeye, ubuyobozi mbese nyine bafiteho imbaraga, bukafata icyo cyemezo byoba. Urakoze cyane, reka tubashimire. Sinzi nimba hari ikindi gitekerezo waba ufite
tutakubajije cyangwa se wenda tutavuzeho naguha umwanya nanone naco ukakivugaho hanyuma tukagana ku musozo. Reka turekere aho ngaho, wenda n'andi bizaboneka tuzabiha ikindi gihe. Murakoze cyane, reka tubashimire rwose, dushimire abakunzi bacu Amasepo One mukomeje kudukurikira. Mu by'ukuri hari abantu benshi batwandikiye, ngira ngo wagiye ubona mu message nagiye kohereza, abantu banandikiraga muri komenti, abandi baca mu bikari bashima ibitekerezo byanyu. Nizere ko nitwongera kubatumira kandi wenda hagize ibibazo abakunzi bacu bibaza, n'ubundi muzemera mwongere kandi mutwemerere muze mu kiganiro. Murakoze, ni karibu. Bakunzi bacu, reka dusoreza aha tubashimira namwe mwafashe umwanya wanyu gukurikirana kino kiganiro, kandi nanone tubibutsa ko nimba cyakunogeye ushobora kugisangiza abandi nabo kikabanogera, kirimo ubumenyi, kirimo ibitekerezo byiza, kirimo n'inama nziza ku bwoko bwacu. Mukomeze mugire ibihe byiza, nanone tubibutsa ko ushobora gukora subscribe kugira ngo uteze imbere iyi channel, kandi nanone ugaragaze ko amakuru cyangwa se ibiganiro byacu bibanogera. Mukomeze mugire ibihe byiza. Kuri mikoro mwari kumwe na Patrick Makombe, nakagaruka.